hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa n'uko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV. Ayes nguko rero dore uko wakwitwara igihe umaze gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ese wakwitwara ute, wabigenza ute igihe nk'agakingirizo kagucikiyeho uri kumwe n'umukunzi we kandi nyamara mudafite gahunda yo kugira ute yo kuba mwakwibaruka? Ese wabigenza ute? Ese wabyitwara mute accident zibaho? Nibyo tugiye kurebera hamwe kuri uyu munsi wo kurikiranye Hot Time TV. Yes, ndakubwira ngo urakanda subscribe yonyine kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu. Nzi neza ko bizagenda bigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nahandi rero nahubona mu bara ry'umutuku wanditse ijambo subscribe, urahakora gusa byaba byiza gukora no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification zacu. Uyu munsi rero ngiye kukumara amatsiko cyangwa se ngiye kugufasha nkubwire icyo ushobora gukora mu gihe uramutse uguye mu uyu mutego cyangwa se wisanze mu byago nk'ibi. Ese wabigenza ute? Birashoboka ko we n'umukunzi wawe mudafite gahunda yo kugira ute yo kuba mwagira ute mwakwibaruka, ariko nyamara imibiri yanyu ikabiteneye kugira ute kunezerwa. Ese wabigenza ute wa mugabo we igihe uhuye n'ikibazo? Wa mukobwa we ntago ukwiye gukuka imitima, wumve ko ijuru rikurangiranye, habaki amahirwe yandi ashoboka. Yes, ngo twaye bategure, reka nzi ntangire nkubwira. Ubundi ikintu cya mbere nakubwira burya, ese wabanza ukibaza uti, ese wakwibaza uti gutwita ni iki, cyangwa se twita pregnancy mu rurimi rw'icyongereza. Ese ushobora kwibaza uti bitangira ryari? Ni umunsi burya iki gihe ni umunsi intanga zawuriyeho. Gukuramo inda ni icyaha gihanwa n'amategeko. Ese amategeko yo agendera ku buhe busobanuro bw'igihe gutwita bitangira? Ese ko ari icyaha gukuramo inda? Ijambo ry'Imana rivuga ko gutwita bitangira ryari? Bitewe n'aho uhereye n'amategeko mugenderaho, cyangwa se guverinoma yanyu, cyangwa se government policies nyine nko muri rw'icyongereza bivuga, wamenya ko aho kwirinda gusama nyuma y'imibonano idakingiye ari kimwe no gukuramo inda. Ushobora kwirinda gusama na nyuma y'uko ukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, kuko ni uburyo butari ugukuramo inda nk'uko bamwe babitekereza. Uburyo bwo kwirinda gusama inda nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa uburyo bwo kwikingira wakoresheje bwanze, cyangwa se igihe uburyo wateganyaga gukoresha bwanze. Urugero wenda nk'agakingirizo wakoresheje kacitse, ugasanga imitima yakutse, ibintu byabaye ibindi. Uburyo bwinshi, cyangwa se uburyo bw'ibinini ndetse ubw'agapira kajya mumura. Uburyo bw'ibinini bukoreshwa mu minsi 3 kugera kuri 5 nyuma yo gukora imibonano idakingiye, cyangwa uko wikingiye byanze. Ariko burya rero uburyo bw'agapira bushobora nanone gukoreshwa kugera ku minsi, cyangwa se ku munsi wa 7 nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Buboneka ku isi ndetse na hano mu Rwanda, bukoreshwa rimwe na rimwe igihe wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, ariko si uburyo bwo gukoresha igihe kirekire ngo uboneze urubyaro. Ushobora kandi gukoreshwa n'umukobwa cyangwa se umugore usanzwe akoresha ubu buryo bwo gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro runaka, ariko akeka ko bwagize ikibazo. Urugero wenda yibutse ko atafashe ikinini cyo kuboneza urubyaro kandi agomba kugifata buri munsi. Birashoboka, murabizi, hari aho bigusaba ko ukoresha utunini urya buri munsi. Iki gihe rero iyo utabashije kudufata niho witabaza ubu buryo. Aho gutegereza ushobora guhita ukoresha ubu buryo nyaboneka. Yes, uburyo burakora cyane, burizeye kuko nta ngaruka bugira. Ibinini bikoreshwa muri ubu buryo usanga bigira amazina atandukanye, aho usanga mu rurimi rw'icyongereza bakita morning after pill, cyangwa se another choice n'ibindi. Usanga tugiye dufite tuzina tugiye dutandukanye. Ubu buryo bugira ingufu n'akamaro cyane iyo bukoreshejwe vuba bishoboka nyuma y'imibonano idakingiye. Muri ubu buryo harimo ikinini kirimo umusemburo cyitwa Lenovo. Iki kinini uzagisanga mu farumasi yose ashoboka mu Rwanda, aho wakibaza hose bakiguhereza, kandi ndizera neza ko cyahita kigufasha.
bivuze ngo mu gihe uramutse uhuye n'iki kibazo wa musore we nk'uko nabikubwiye ruguru, wenda cyangwa se yenda agakingirizo kawe kagucikiyeho cyangwa se haramutse habayeho ikosa ryo kutagira ryo kutibuka kwikingira, nyuma yaho ushobora kugenda ugakoresha ubu buryo. Yes, ikindi nakubwira ari nacyo bakunda burya kwita ariya mazina navuze nyine ruguru, mwabyumvishe. Yes, haruguru ya mu ndimi z'amahanga bikaboneka mu mafarumasi nk'uko nabikubwiye menshi agiye atandukanye. Ntabwo bisaba ko muganga akikwandikira kugira ngo ukigureho. Iki kintu ntabwo bisaba ko umuganga akikwandikira, ahubwo wowe icyo ukora ni ukugenda muri farumasi ukamusobanurira umuganga usanzemo, ukamubwira uti bimeze gutya na gutya, ahita agufasha. Kinini kigaragaza ubushobozi bwo kurinda gusama kurusha ubundi bwoko bw'ibinini bukoreshwa. Nukenera burya nanone kubanza kwisuzumisha ubone kukinwaho. Hari ubwo biba ari bibiri ukabinywera rimwe, cyangwa se ukanywa kimwe ikindi ukakinywa nyuma y'amasaha 12, ariko hari n'ubwo kiba ari kimwe ugahita ukinywa bikarangira tayari. Mu ngaruka zidakanganye byagutera harimo kugira isesemi no kuruka, ariko burya ibyo iyo bikabije ushobora kujya kwa muganga ugafata imiti, ariko ubundi bihita bishira ubusanzwe, ntabwo bijya bitinda. Ubundi ikindi nakubwira burya ubundi ni ibinini birimo imisemburo bisanzwe bikoreshwa mu kuboneza urubyaro ariko iyo ari byo ushaka gukoresha ujya ku muganga. Ibi byo bisaba kujya kwa muganga akagusobanurira uburyo bikoreshwa. Nabyo bishobora burya gutera isesemi no kuruka, cyangwa se bikaba byagutera no gucika intege, ariko burya bigeraho nyuma ya gatoya bigashira. Ubundi buryo nakubwira ni agapira kajya mu mura. Yes, aka gapira burya kaba kagomba kujyamo mu minsi 7 nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ko nta musemburo kagira, kandi gashobora kuguma burya mu mura mu gihe kirenga n'imyaka 5. Yes, ko mu myaka 6 7 kaba kakirimo. Uburyo bwo ntibukuraho iyo ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye uba ushobora kwanduriramo virusi itera sida cyangwa izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Reka nze nkubwire noneho icyitonderwa, nubwo nkubwiye yuko ushobora gukoresha kiriya kinini cya Renova ukagenda muri farumasi ukakigura nyuma yo gukora imibonano, ariko ikindi nakubwira cyitonderwa, nta muntu ukwiye kujya cyangwa se nta muntu ukwiye kujya ashingira kuri aya makuru gusa ngo afate ibyemezo ku buzima bwe nta nama yabiganiriwemo na muganga, cyangwa se nta nama yageze agisha umuganga ubifitiye uburenganzira. Nyaboneka ugomba kwegera muganga akabanza ukamubwira ikibazo ufite, ndetse ukamusobanurira neza ntacyo umuhishe burya, kuko barakubwira ngo ushaka gukira indwara agirutse nyaboneka aragirutse arayirata. uwo ni umugani w'Abanyarwanda, kandi ngire ngo usobanutse unumvikana neza. Nyaboneka jya wishimira gusangiza abandi amakuru nk'aya. Hot Time TV n'andi wabisanga ni kuri Hot Time TV. Icyo usabwa no gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yacu. Tugufite amakuru menshi ashobora kukugirira umumaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ndabizi neza ko burya hari byinshi wibaza, hari ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, usibye n'ibi hari byinshi tuzakubwira. Ibiganiro bijyanye n'urukundo, bijyanye benshi abasore, ibibazo biba hagati mu rubyiruko, n'ibintu byinshi cyane, ndetse n'ibiganiro by'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Icyo usabwa ni ukubana natwe ugakanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu 5 kuri 5. nayo nguko rero murakoze, Imana ikomeze kubana namwe, kandi nizera yuko ubu buryo nakubwiye burenga 3 bushobora kugufasha. Ushobora guhitamo bumwe bukoroheye cyangwa se bukunogeye. Yes, biroroshye cyane. Ubwo rero nyuma yo kumenya yuko bishoboka yuko nyuma yo gukora imibonano hatarashira iminsi irenga 3 cyangwa se yes kadufatire kuri 3, ni ukuvuga ngo gerageza ukimara kugwa mu mutego nk'uwo wirukire kwa muganga cyangwa se muri farumasi ikwegereye, bahita baguhereza utunini dushobora kugufasha. Ngaho nguko rero Imana ikomeze ibane namwe, kandi subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubane natwe umunsi ku munsi. Ciao, Imana ibantebere. Hari byinshi ukeneye kumenya.
uko bikorwa n'uko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV.